uruwa mbere Yesu uri number one. Turi ku cyumweru ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Bishop muri Sajoni kuva muri Eden Temple International. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ni buri cyumweru kuri Radio Sarusi guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa moya n'igice. Oh haleluya. Barabazanya Besu omine. Samoya zirenzo ndabona na amasegonda make cyane igitondo cyiza mwabyumvise neza ko n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nenda bararikiye mbabwira ngo Samoya zuzuye turaba twakiriye pasiteri ndabona yahageze ameze neza. Pasiteri mwaramutse neza? Mwaramutse neza namwe. Yego igitondo cyiza. Yego namwe igitondo cyiza kuri twese. Muri Eden Temple murakomeye. Nabonye mufite n'abandi benshi cyane b'abakozi b'Imana, harabo tujya dura bakambwira bati dange du pasteur hariya, bigaragara ko mushaka kuva mufite umuryango mugari. Umuryango ni mugari rwose. Yego. Hanyuma kuri iki cyumweru ngira ngo wenda ndakubaza ngiye ikibazo kimwe ubundi mbahereza umwanya mu tugeze ijambo ry'Imana mwaduteguriye. Hari ikintu kiri kugenda cyaho muri no minsi usanga abantu bari kurenga ku cyo twita amabwiriza bakajya nko gusengera nk'ahantu ugasanga iyo myumvire ntiracika mu bantu. Ubundi Imana ishobora wenda kukumva ariko unyuranyije n'amategeko, wenda ukambwira uti weho ntujya ahantu kuhasengera n'urugero ngewe nkajyayo nkasenga nyine nkasuzugura rya jambo wambwiye nkajya gusenga, icyo gihe Imana yandeba neza. Urakoze cyane mu by'ukuri. Igihe cyose burya icyaha no kwica itegeko kandi amabwiriza burya n'amategeko. Iyo warenze rero ku mabwiriza cyangwa se ku mategeko uba wakoze icyaha. Yego. Hanyuma tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri iki cyumweru, umwanya n'uwanyu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bene data rero badukurikiye muri iki gitondo twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, tubifuriza n'umugisha w'Imana. Uyu rero n'umwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko mwabyumvise, mwebwe mwese mwahisemo uyu murongo, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mbere yuko rero dusoma ijambo ry'Imana nagira ngo tubanze twiragize Imana dusenge, hanyuma tujye mu ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Kristo Yesu, turagushimiye muri iki gitondo cyiza waduhaye, igitondo kizima, igitondo cyo ku cyumweru, igitondo wahaye umugisha. Rero wabanye natwe Mana muri kino cyumweru cyose, waraturinze, watugiriye neza, waradufashije muri byinshi bitandukanye. Uyu munsi turahangaha kubw'ubushake bwawe, ni wowe wabishatse, ni wowe wabikunze kuko tubahangaha. Rero turagushimiye, tuguhaye ikaze rero muri kano kanya kugira ngo uze utugenderere, uzubane natwe, uzuduhe umugisha muri iri jambo Mana, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icubahiro. Fasha buri wese wahisemo uyu murongo, umugirire neza kandi umuhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo waho wa 25. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo waho wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, Mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, Byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu
aramubwira ati unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. 29. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Umurongo wa 36 haravuga ngo noneho utekereza ute muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugire utyo. Imana iduhe umugisha. Tugiye kuganira iri jambo mu mwanya mutoya dufite. Imana idufashe kugira ngo tubashe kuryumva ndetse no kuritahura, kugira ngo dukomeze dukorere mu bushake bw'Imana icyo Imana itwifuzaho. Mwene data rero, Imana irashaka ko tugira urukundo. Imana irifuza urukundo kuri wowe, kandi urukundo rwuzuye, urukundo rutari urw'amagambo, urukundo rutari urwo kuvuga gusa, ariko urukundo n'Imana ireba ikabona ari urukundo. Tumaze gusoma aya magambo, uyu mwigisha amategeko yarabazaga ati ariko se nakora iki kugira ngo mbashe kuragwa ubwami bw'Imana? Kondisiyo nta yindi. Bamubwiye aya magambo, baramubwira ngo ukundishe Uwiteka n'umutima wawe wose. Icyo ni icya mbere, ni ugukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose. Ndetse yongeraho amagambo aravuga ngo n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Birashoboka ko yatekerezaga ko ahari wenda izindi mpamvu izo arizo zose zishobora gutuma aragwa ubwami bw'Imana yari yarazujuje cyangwa se yari azifite. Ariko aya magambo cyangwa se kino gisubizo, iyi kondisiyo bamuhaye yo gukundisha Uwiteka n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose, umutima we ugakunda Uwiteka, ubwenge bwe bwose akabukoresha mu gukundisha Uwiteka, imbaraga ze zose akazikoresha mu gukundisha Uwiteka, ndetse agerekaho n'ikindi aravuga ngo ukagira naho ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta muntu wiyanga ubaho, buri wese arikunda ku kigero gishimishije cyangwa se ku kigero gihagije, kuko ntawe ushobora gufata ukuboko kwe ngo akwangize akubona. Nta wafata urugingo rwe rumwe rumugize cyangwa se rugize umubiri we ngo arwangize arubona. Kubera iki? Arikunda. Ububabare niwe buri bugeho, ingaruka zindi niwe uri buzigire. Arikunda, yimfitiye impuhwe. Kubw'ibyo ngibyo rero nta muntu mu by'ukuri utikunda. Yesu nawe aravuga ati ukwiriye gukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uburyo wumva wifitiye impuhwe n'ububabare ndetse
no gutekereza ko nta kibi cyakubaho, niko wakagombye no gutekereza ko nta kibi cyaba kuri mugenzi wawe. Kubera iki? Ufite umutima w'urukundo. Ahangaha Yesu yamuciriye umugani, aravuga ati hariho umugenzi wanjye, uyu nguyu yarabajije atari ko se mugenzi wanjye ninde? Kunda mugenzi wawe, mugenzi wanjye ninde? Yamuhaye igisubizo, aravuga ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu, nuko amanuka agiye Yeriko. Ahageze rero yaguye mu gicu cy'abambuzi, cyangwa se yahuye mu gicu cy'abamugirira nabi. Baramukubita, barangije basiga aho ngaho yenda gupfa, basiga babaye ameze nabi cyane, barigendera. Noneho rero uwo muntu yaje, hari abandi bantu batatu baje kumusanga aho ngaho abambuzi bari bamusize, amerewe nabi, adafite kirengera, adafite gitabara, ari aho ngaho ategereje gupfa. Uwa mbere Bibiliya itubwira ko haje umutambyi ahageze aramukikira, aramureba, arangije n'ubundi arigendera, akomeza urugendo, amusiga aho ngaho. Umulewi nawe aje, nawe yaramurebye, arangije aramukikira, abigenza atyo nk'uko n'umutambyi nawe yabigenje, arangije amusiga aho ngaho arigendera. Nta kidasanzwe yigeze amufasha, abo bantu bombi nta kidasanzwe bigeze bafasha uyu muntu waguye mu gicu cy'abambuzi. N'ubundi baramurebye, ariko bamusiga aho ngaho baragenda. Ububabare yari akibufite, inguma yarazifite, yaraviriranaga. Mbese uko abambuzi bamusize ameze, niko n'abandi bamusize ameze, kuko nta kidasanzwe bamukoreye. Bibiliya itubwira neza cyane, iravuga ngo haza kuza umuntu wa gatatu, ari we Musamariya w'imbabazi. Bibiliya niko yavuze, ni Umusamariya w'imbabazi. Icyambere yamugiriye impuhwe mu mutima we, areba ukuntu uwo muntu yakubiswe, areba ukuntu ari kuvirirana, areba ukuntu ababaye, amugirira impuhwe, yumva koko uwo muntu ari uwo kugirirwa neza. Arangije aramwegera, atangira no kumupfuka inguma yari afite. Kubera ko yari amaze kumugirira impuhwe, yigiriye inama yo kumugirira neza. Bibiliya yatubwira ngo amwomoza amavuta ya elayo ndetse na vino, amushyira ku ndogobe, amujyana mu icumbi ry'abashitsi. Ntabwo yamusize aho ngaho nk'uko abambere babigenje, nta n'icyo bamukoreye, ahubwo we yamugiriye impuhwe, aramwomora, amwomoza amavuta ya elayo ndetse na vino, arangije amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu cyumba, cyangwa se amujyana mu icumbi ry'abashitsi, kugira ngo agende arwarira aho ngaho, agende ariho ubuzima bwe bukomereza, cyangwa se akomeza kurwarira kugira ngo azageze n'igihe cyo gukira. Ndetse ntiyagarukira naho ngaho, yenda n'idenariyo 2 aziha nyiricumbi, mu rwego rwo kugira ngo azakomeze kumufasha mu gihe agifite ikibazo, kumurwaza, kumwitaho, kugira ngo abashe gukira. Arigendera, asiga amubwiye n'amagambo, aramubwira ati nubwo ngiye, ariko muri iki gihe ngiye ushobora gukenera n'ibindi byose uzakoresha mu rwego rwo kwita kuri uyu murwayi, n'ingaruka nzabikwishyura. Imana iduha umugisha. Arangije kumucira uyu mugani, abaza wa muntu, aramubwira ati none se nyuma yo kumva aba bantu batatu, umutambyi, umulewi n'umusamariya w'imbabazi, wumvise ko mugenzi wawe ari inde muri aba bantu batatu? Igisubizo cyari icyo ngicyo. Aramusubiza, aramubwira ngo umugenzi wanjye ni uwamugiriye neza, ni wa wundi wamugiriye neza. Inde? Wa musamariya w'imbabazi, wa wundi wamugiriye impuhwe, wa wundi wamujyanye akamujyana mu icumbi, akamupfuka inguma, akamwogesha amavuta ya elayo ndetse na vino, akamujyana akamushyira muri rya cumbi ry'abashitsi, akamusigira idenariyo ze, ndetse akamusigira na nyiricumbi, kugira ngo azabashe kumwitaho mu gihe cy'ibibazo. Uwo nguwo niwe mwene data, kubera ko ari we wagize umutima w'imbabazi. Haleluya. Iyo usomye indirimbo za Salomo 8 umurongo waho wa 7, Bibiliya iravuga ngo
amazi menshi ntiyazimya urukundo. Ntabwo aho urukundo ruri rushobora kuzimwa n'amazi menshi, ntabwo byashoboka. Amazi menshi ntabwo yazimya urukundo. N'inzuzi zuzuye ntizarurengera ngo zijye hejuru y'urukundo. Imigezi, inzuzi tuzi nini ntabwo zishobora kurengera urukundo. Reka nkubwire mwene data, urukundo Imana ishaka ko tuba dufite cyangwa se tuba tugira muri twebwe tugomba kuba tugira, ntabwo ari urukundo rushobora gukurwaho n'impamvu runaka, yaba ari impamvu ikomeye, yaba ari impamvu yoroshye, yaba ari impamvu abantu bashobora kuvuga ngo ni impamvu yumvikana, yewe niyo ushobora kuvuga ngo ni impamvu itumvikana. Oya, Imana iradusaba kuba dufite urukundo, kuko amazi menshi ntabwo yazimya urukundo. N'inzuzi zuzuye ntizazimya cyangwa se ntizarurengera urukundo ngo ayo mazi y'iyo migezi n'iyo nzuzi ngo ajye hejuru y'urukundo. Umuntu yatanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo, yagawa rwose. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo urukundo ushobora kurugura amafaranga, ntabwo urukundo ushobora kurugura ibintu ibyo ari byo byose by'igiciro ugura urukundo. Oya, ahubwo urukundo ni wowe ni jyewe tugomba guhitamo kugira urukundo, kugira ngo Imana yumve ko dufite urukundo. Imana iyo tureba ibone ko dufite urukundo, kandi urukundo nka rwa rundi nyine wikunda, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mu by'ukuri uyu musamariya w'imbabazi iyo atagera kuri uyu muntu, birashoboka ko uyu muntu atari gukomeza kubaho, ahari wenda yari kwicwa n'izi nguma n'uburyo yari kuvirirana n'uku kuntu yari yabaye kubera bano bantu bari basize bamukubise, bano bambuzi. Birashoboka ko uyu muntu ubuzima bwe bwari bumaze kugera mu kaga, niko bwari bumeze, ubuzima bwe bwari bumaze kugera mu kaga. Birashoboka ko kubaho kwiwe kutari gukomeza. Ariko nubwo umutambyi nawe birumvikana yari umutambyi, ntabwo yari umuntu woroshye, yaramurebye ariko ntacyo yamukoreye usibye kumukikira, hanyuma yikomereza urugendo rwe. Umurewi nawe aramureba, nawe abigenza nk'uko umutambyi yabikoze, nawe arakomeza arigendera. Ariko wa musamariya w'imbabazi aravuga ati ibyo ari byo byose, usibye kuba uyu muntu umusanze aha ngaha, ariko hari ibyangombwa, hari ibyo akeneye kugira ngo abashe gukira. Haleluya. Bene data, Yesu Kristo yaje kugira ngo abashe gucungura umwana w'umuntu wari mu mwijima, wari mu icuraburindi, umwana w'umuntu utari waragiriwe neza. Kuko biri ijambo ry'Imana riravuga ngo yaje mube ntibamwemera, ngo ariko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Biri ijambo ry'Imana riravuga ngo yadusanze turi mu ivata, yadusanze ntawatugiriye impuhwe, yadusanze ntawadushaririye, ariko aravuga ngo tubeho. Mu ijambo ry'Imana muri kino gitondo birashoboka ko amateka yawe yaba ari amateka ameze nk'amateka y'uyu muntu wakubiswe n'abambuzi. Birashoboka ko muri kino gitondo cyangwa se muri kino cyumweru waba ufite amateka ameze nk'ay'uyu muntu wakubiswe n'abambuzi. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ryo kuguhumuriza muri kino gitondo. Yesu ni umunyembabazi, araje kugirire neza, kuko uyu musamariya w'imbabazi yagiriye uyu muntu wari waguye mu gicu cy'abambuzi imbabazi, akamugirira impuhwe ku mutima we. Ari umuntu Data wo mu ijuru afite imbabazi zirenze, kuko uri ikiremwa cye, waremwe mu shusho ye, waremwe mu shusho y'Imana, kandi waremwe kubw'umugambi w'Imana. Ntabwo uriho kubw'impanuka, ntabwo uriho kuko abantu babishaka, ntabwo uriho kuko ababyeyi bawe babishatse, ahubwo uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kuko Imana yabishatse kukubaho. Ndakubwiye ngo Yesu Kristo yaje kugira ngo abashe kukugirira imbabazi. Situasiyo yose waba urimo,
uburyo bwose waba urimo, ingorane zose waba urimo, ibirimo bikurega cyangwa se ibikugoye byose, ku rwego urwo ari rwo rwose, Yesu ni umunyembabazi. Araje kumara ako gahinda, araje kumara ibyo bibazo, araje yirukana iyo ndwara yakubase, araje yirukana ubwo bukene bwakubase, araje yirukane ibyo bidayimoni urara urwana nabyo, araje arwane nabyo, kuko ni umunyembabazi. Aje ari umunyempuhwe kugira ngo akugirire neza. Umugambi w'Imana kukurema kwara kugira ngo uzabane nawe mu bwambi bwo mu ijuru. Haleluya. Matayo igice cya 24 umurongo waho wa 12, Bibiliya iravuga ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Iri jambo rirakomeye. Iyo cyane cyane urebye muri kino gihe cy'imperuka, abantu igihe cy'imperuka, ibihe bya nyuma ni ibihe biruhije nk'uko Bibiliya ibivuga, ariko kandi abantu bakomeje kugira ubugome, abantu bakomeje gukora ibyaha, kandi ibyaha nkana, abantu barimo barirengagiza ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo maze nk'uko ubugome buzagwira, kandi ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Iryo ni ijambo ry'Imana bivuga, Matayo 24 umurongo waho wa 12. Ariko Imana iratubwira ngo tugire urukundo, kandi urukundo tugomba kugira ni urukundo nk'urw'uyu Musamariya w'imbabazi, w'impuhwe. Imana irashaka ko tugira impuhwe, Imana irashaka ko tugira imbabazi. Imana iradusaba kugira urukundo. Ufite urukundo aba afite umutima w'Imana, kandi urukundo ni imbuto y'umwuka. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, ari we Yesu Kristo, imutanga kugira ngo abashe gupfira abari mu isi, babandi bari mu mwijima, babandi batari baragiriwe neza, abantu twari abanyabyaha. Iramutanga kugira ngo aze kuvuka muri iyi si, avuke kugira ngo azabashe no kudupfira, afire ibyaha byacu. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana ntabwo yashatse ko turimbuka, Imana ntiyashatse ko tuzapfira mu byaha, Imana ntabwo yashatse ko tuzakomeza kuba mu mwijima. Yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi, kandi aze gupfira abanyabyaha, kugira ngo tuzabashe kuragwa ubugingo buhoraho. Urwo rukundo Yesu Kristo yakunze bigera n'aho atanga umwana wayo w'ikinege, nirwo rukundo Imana ishaka ko dukunda, nirwo rukundo Imana ishaka ko tugira, nirwo rukundo Imana ishaka ko rutubamo. Haleluya. Reka ngubwire aya magambo, Imana ntabwo yaduciye imirimo myiza kugira ngo idukunde. Ntabwo twari abantu beza, ntabwo twari abanyangeso nziza, ntabwo twari abanyamirimo myiza, ntabwo twari dutunganye, suko twari dukiranutse. Imana ntiyaduciye gukiranuka kugira ngo ibashe gutanga umwana wayo kuza kudupfira. No, Imana yanze ko turimbuka. Imana iduha ubugingo buhoraho, si kubw'imirimo myiza, si kubwo ibikorwa byiza, si kubwo uburanga bwacu, ntabwo ari uko twari beza kurusha abandi, ariko Imana yaradukunze itaduciye imirimo myiza kugira ngo tuzabashe kuragwa ubwami bw'Imana. Reka mbabwire bino bintu hanyuma nsoze. Urukundo ni imbuto y'umwuka. Niyo magambo ngiye kurangirizaho. Urukundo ni imbuto y'umwuka. Udafite urukundo nta mwuka agira, ariko iyo ufite umwuka w'Imana, ndavuga umwuka w'Imana, iyo ufite umwuka w'Imana, iyo umwuka w'Imana ari muri wowe, uwo mwuka yakagombye kuguha n'urukundo, yakagombye kugushiramo imbuto y'urukundo. Iyo ufite urukundo rero, iyo urwo rukundo ni bimwe mu bigaragaza imbuto y'umwuka ku bantu bayo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uvuga ku ndimi, ubwiriza ubutumwa bwiza, usura abantu, ufasha abantu, ariko udafite urukundo ntabwo waba ufite imbuto y'umwuka. Imbuto y'umwuka ntabwo yaba iri muri wewe. Ijambo rya mbere, iyo ufite urukundo, urukundo ntabwo rwirarira. Urukundo ntirwirarira. Urukundo ntirugira ishyari na gato. Ndagira ngo kubwire, wowe wa munyeshyari we,
ureba mugenzi wawe ukamubona nk'umwanzi, kandi Bibiliya yatubwiye ko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Oya, urukundo ntabwo rugira ishyari, urukundo ntirwirarira, urukundo ntirugira ishyari. Ishyari ntabwo ari imbuto y'umwuka. Bene data abakristo, ndagira ngo mbabwire wa mukristo we, wa muntu we, ishyari ntabwo ari imbuto y'umwuka. Ariko niba muri wewe harimo urukundo, urukundo ntabwo rugira ishyari. Ugifite ishyari nta mbuto y'umwuka afite. Ntirwihimbaza. Bibiliya ivuga ngo urukundo ntabwo rwihimbaza. Urukundo ntabwo rukunda indamu. Nkore ndamuke, ngire gutya ariko ndamuke mbeho. Oya, nta mbuto y'urukundo waba ufite. Ariko urukundo ntirukunda iby'indamu. Ntabwo rugira ngo nkore kugira ngo mbashe kuramuka, ahubwo urukundo rwihanganira byose, rukunda byose, rukunda bose. Haleluya. Imana iduha umugisha bene data muri iki gitondo. Ahubwo urukundo rugira neza. Iyo ni imbuto y'umwuka. Ufite urukundo arangwa no kugira neza. Iyo muri wewe harimo urukundo ugira ibikorwa byiza, amagambo meza, ibitekerezo byiza, ibintu byose biba byiza, kuko muri wewe harimo ya mbuto y'urukundo. Cya kabiri, iyo ufite urukundo rwihanganira byose. Reka nkubwire, umuntu ashobora kukugirira nabi, umuntu ashobora kukubwira nabi, umuntu ashobora kugukorera igikorwa kibi, ariko muri wowe iyo ufite urukundo ntabwo mubona gutyo. Utekereza ko ari imbaraga za Satani zirimo kumukoresha, ahubwo wowe ukamubabarira, ukihanganira byose, ugakomeza kumukunda kubera ko ufite imbuto y'urukundo muri wowe. Kandi urukundo ni imbuto y'umwuka. Haleluya. Urukundo nta kondisiyo yindi rugira. Kugira urukundo ntibivuga ko ugomba kuba ufite ibingibi kugira ngo ugire urukundo. Oya, ugomba gukunda byo bose, ugomba gukunda abantu bose, ugomba kugira uwo mutima, kuko urukundo nta kondisiyo. Nugira urukundo kubera kondisiyo runaka, ndamukunda kubera ko yampaye, ndamukunda kubera ko hari icyo mutezemo, hari icyo ashobora kumfasha. Oya, urwo ntabwo azaba ari urukundo, kuko n'urukundo ruzaba rufite kondisiyo. Reka tugire umutima w'urukundo nk'uriya Musamariya w'imbabazi yagiriye uriya muntu. Ntabwo yari amuzi, ahubwo nuko yasanze ari mu bibazo. Reka nkubwire, Yesu yadusanze mu bibazo, yadusanze mu mwijima, yadusanze mu icuraburindi, yadusanze turi abanyabyaha. Ibuka aho yagukuye, ibuka aho wari uri wa munsi, ibuka utari ufite ukuvugisha, ariko Yesu yaragukunze. Reka nkubwire, uyu ni umwanya wo gutekereza kuri ayo magambo. Data aradukunda, niba yaradukunze natwe tugomba gukomeza kugira urukundo. Urukundo rero ni imbuto y'umwuka. Reka twakire telefone hanyuma tusenge kugira ngo Imana ikomeze kuduha umugisha. Tekereza kuri aya magambo kandi Imana ikomeze kugufasha. Mwaramutseho neza? Yego. Yego. Haleluya. Imana iwe umugisha. Hari umuntu wavaga i Yerusalemu, ageze mu nzira ahura n'abambuzi baramukubita. Alo? Hello. We. Mukomere. Muraho neza. Yego. Nyakugumya gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Yego. Uwiteka dutegeka. Murakoze. Imana iguha umugisha mwene data. Ndabona iminota yacu igiye rero, hanyuma reka dusenge. Ushobora kuba nawe wari ku murongo kindi kuduhamagara, ariko ndagira ngo nkubwire komeza gutekereza kuri aya magambo, urukundo. Reka dusenge, Imana idufashe kugira urukundo. Turagushima data mu izina rya Kristo Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'urukundo, kandi natwe uradusaba kugira urukundo. Fasha buri muntu wese wabashije kumvira ijambo, rimuhindure, rimukoreho, rimugereho, ribashe kutwemeza kugira urukundo. Iyo ijambo ryawe rivuzwe turatsindwa, tugatsindwa n'urubanza, ariko kandi ni umwanya wo kugira ngo ribashe kutwemeza ibyo dushobora gukora. Buri muntu wese nagira urukundo, buri muntu wese Mana umuhe kugira urukundo, kuko iyo umuntu afite urukundo aba afite imbuto y'umwuka ukomeye. Ikindi data dusabiye buri muntu wese, turi mu bihe bigoye kandi ibihe biruhije. Turasabira abantu bose
kugira ngo Mana ukomeze kubafasha muri iki gihe hari icyorezo. Turasenze kugira ngo ukimareho kandi data utanga ubuzima bwiza ku bantu bose. Turasabira amahoro, turasaba imbaraga zawe, turasaba mwuka wawe ukomeye kugira ngo akomeze kudukoresha. Urakoze data kuko ukomeza kutugirira neza kubw'ibyo byose, mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Yesu wanjye arandengera, nimumaranisha imibabaro, kubwirana iby'ururutse imitima, izo ntambara urwana zizashira, nubwo abantu babona ko birangiye,